Hari mu gitondo cya kare haramutse nabi, ikibondo ari cyinshi wagira ngo ni nijoro. Babyutse amasaha yagiye ari hafi saa moya. Akazi kabo katangiraga saa 2 kandi iyo biteguraga byabafataga isaha yose kuko bari abakobwa beza, bikongeraho ko nabo ubwabo bifuzaga ko ababarebye babibona vuba. Isimbi niwe wabonye ko bashobora gukererwa, akomanga kuri Gasaro wavugiraga kuri telefone ati we wasezeye kuri Mugisha tukajya koga. Ibaze ko twese dushobora gukererwa. Nako niba utaza ngo tujye kogana reka njye kwiyogera ndasoza nawe umaze kumuvugisha. Ariko ntugire ngo ndakurinda ndahita nigendera ngo usege. Gasaro ati none sisi uroga amazi akonje basi iyo uri kubivuga wayashyuhije. Isimbi ati amazi saratinda suko yo kuza kuri gazi rimwe. Gasaro ati nawe rero urakabya ubwo atarashyuha reka mbe mvugana na Mugisha noneho wowe ubikore ugende woge vuba nanjye mpite noga. Uyu munsi hanaramutse nabi njye numvaga tukiri nka saa 11. Yakomeje kuvugana na Mugisha kuri telefone. Isimbi ashyushya amazi umwanya muto ajya muri dushe yoga vuba. Yasoje koga aribaza ati ariko nzakomeza kwigira nkaho mba nababaye kugeza ryari? Nzakomeza kwijijisha se mbishobore? Iri joro noneho nindaga guturika umutima. Icyambere nta mukunzi ngira kuko abahungu tuvugana mbona ntazi. Gasaro yari avugana na Mugisha bagera saa 4 babyutse bavugana kandi Mugisha banciye amazi. Ubundi ni gute yaje gukatisha itike agahera kuri Gasaro kandi ari byo bawegereye umuryango? Yakomeje kubyibazaho ati kwihangana birananiye. N'ubundi banirushya Mugisha ntiyankunda areba Gasaro. Yagiye mu nzu yomboka bucece ngo Gasaro atamwumva akamenya ko avuye koga, afata akaritiro k'amavuta batekagaho asubira muri dushe, hanyuma asukamo duke hafi ku muryango agaruka mu nzu atereka ka karitiro yitonze abwira Gasaro ati umva jya koga mwana tudakererwa. Ubu byarangiye nyine nta kundi turahamagara umumotari atugezeyo kuko ku maguru twasanga warayizamu yarambiwe. Gasaro yasezeye kuri Mugisha bari bakivugana kuri telefoni ati bye hane ndakuvugisha akazi karangiye gusuze kunyandikira sibyo? Yari yazamuye ijwi kuko nakavura kari gatangiye gutonyanga. Mugisha musubiza na Isimbi yumva ati yego dari ubwo nanjye ningera mu kazi ndaza kukwandikira ariko mu kiruko cya saa 6 ndakuvugisha y'iminota nk'ibiri. Ugira akazi keza kandi ndagukunda. Gasaro yishimye cyane ati nanjye ndagukunda Mugisha. Basezeranyeho bimwe byo kumera nk'abasumanye batari kumwe. Isimbi wari ukinjira mu cyumba yumva umushi w'umurembeje. Inzu babagamo yari ibyumba 2 barara mu cyumba kimwe, ikindi ari nka saro ari nacyo batekamo. Mu cyumba harimo ibitanda 2 buri wese arara kuki. Bari barahuriye mu kazi bataziranye batungurwa no gusanga amazina yabo asa nk'afitanye isano. Umwe yitwaga Isimbi undi yitwa Gasaro, bakumva amazina yabo afite ibisobanuro bidahabanye cyane bituma bibera inshuti. Bibakarusho kuko bose bari bagiye gukorera ikigo kimwe gitwara abagenzi. Inzu bakoreragamo yari imwe mu cyumba kimwe bakora bateganye. Bakoraga akazi ko gukata amatike, ari bisanzwe ko bahagera saa 2 zuzuye bagasimbura umuntu wabaga yazindukiye nka saa 8 z'ijoro ari gukatira amatike abazindutse ngo bagendane n'imodoka za mbere. Gasaro yabonye Isimbi amaze koga akomeje kumwumvisha ko aramusiga natinda, asuka amazi mu ibase vuba yirukira muri dushe. Iyo dushe yari yubatse hirya gato hagati y'inzu bakodeshaga n'iyabagamo abandi bakodesha. Yageze mu muryango ikibundo ari cyinshi agiye gucana itara ry'agatelefoni ke gato yibuka ko muri dushe harimo agatara. Gusa Isimbi yari asize akazimije. Yakomeje kugana muri dushe, ageze mu muryango anyerera muri ya mavuta y'ubuti Isimbi yari yahasutse. Kubera n'umuvuduko yari afite yabaye nk'uzamuka hejuru, ibase yuzuye amazi mwicurikaho aramanuka abanza umugongo. Kwinjira muri dushe byasabaga kubanza kurira agasikariye ku muryango kuko urugi rwari rugufi rutageze hasi neza. Ako niko yakubiseho umugongo, umutwe nawo ugakubita hasi akabura no gataka. Abantu bo mu yandi mazu bumvise ibintu biguye hasi. Isimbi wari uzi ibyo yakoze byo gusuka utuvuta tw'ubuto mu muryango agambiriye ko Gasaro aza kunyereramo akabanza umutwe agapfa, abanza kwambara neza yitera umubavu uhumura neza asohoka hanze. Yahahuriye n'undi mukobwa nawe wari usohotse agiye mu bwiherero, basa n'ababoneye Gasaro rimwe. Umugongo we wari kuri ka gasikariye, umutwe uri hanze ya dushe, amaraso yavuye mu kanwa no mu mazuru, andi yuzuye mu myenda hagana mu mugongo ariko vira muri dushe. Izuba ryari ritangiye kuva gake gake, ibibunda bitangiye kugabanuka, umuntu ari kubasha kureba neza nubwo twari tugihari ariko bitari nka mbere. Bakimubona bateye hejuru basakuza cyane banamwegera. Uwo mukobwa wundi wo mu gipanga mwegura umutwe, amaraso yari yuzuye mu kanwa nahita atangira kumanuka, abandi nabo baraza baramufasha. Isimbi nawe ati amaraso ye sinshaka gukomeza kuyareba. Abantu bose bumvaga ko uwo mukobwa anyereye bisanzwe cyangwa akaba anyereye mu rufuro rw'isabune, nta n'umwe uzi ko bamuteze amavuta. Isimbi yazanye isabune y'ifu aminjagira mu maraso yo muri dushe yirizariza ayakoropa vuba vuba akomereza no kuyashokaga hanze. Yifuzaga ko hatagira n'umuntu ukeka ko muri iyo dushe higezemo amaraso, ariko yo yari intego ye nyamukuru. Yifuzaga gusibanganya ibimenyetso by'uko hamenetse amavuta.
yarangije gukoropa arira cyane, abandi bamaze guhamagara ambilansi. Bose bari bizeye ko Gasaro agiye gupfa kuko yasaga n'uri gusamba ari kurwana n'umutima. Amaraso yavaga ari menshi, ari hafi kumushiramo 100%. Ambilansi yarahageze cyane ko hari hafi y'umuhanda. Gasaro bamuryamishamo bihuse, bamushyiramo amaserume n'ibindi byo kumufasha gukomeza kubaho. Isimbi babanaga mu nzu bari umugendaho. Akicara muri ambilansi yafashe telefoni ya Gasaro cyane ko yari yayitwaje, ahamagara Mugisha ati Mugisha, wamenye ibyabaye? Yavuganaga agahinda kenshi mu ijwi rituje. Mugisha yitabye azi ko ari Gasaro ati baby urantunguye, waba wumvuze mu izina? Isimbi ati si Gasaro Mugisha. Mugisha ati bigenze bite se noneho mugeze mu kazi? Isimbi ati hoya mwana, ubu tugiye ku bitaro, ndi muri ambilansi ndi kumwe na Gasaro n'umuganga nyine. Yakoreye impanuka muri dushe, uretse Imana twiringiye yonyine, naho ubundi nta cyizere mfite kuko yabanje umutwe, mbese sinzi uko nabikubwira. Mugisha yagize ubwoba n'agahinda ati Isimbi, nari nagiye ku ishuri natangiye kwigisha abana, reka ngire vuba nsaba uruhushya ibindi ndabikubaza mpageze. Mbwira izina ry'ibitaro mwerekejeho gusa kuko inamba mbona hari ibitaro byinshi. Yaramubwiye, imodoka ikomeza ku bitaro. Bagezeyo Gasaro bahita bamujyana mu ndembe, kandi uretse kumujyana mu ndembe niwe wari urembye kurusha abandi bose. Isimbi yari yapapye ari gusakuza cyane, ari kurira amarira yamurenze, wagira ngo nawe yatunguwe no kubona Gasaro akora impanuka. Mu mutima aratekerezaga ati iyo ambilansi izana n'umushoferi gusa muganga agasigara, biriya bigozi bari bamucometsemo nari kubimucomoramo agahwera, kuko ibyo kuba yarokoka sinigeze mbiteganye, ariko sinari kubimucomekamo muganga ndahari. Ariko byambabaza akomeje kubaho. Amavuta yanasutse ahantu heza, ariko nabwo biranjabutse, kandi iyo nzukamo menshi nabwo bashoboraga kumvumbura, gusa nakira rubanda bazaba bakomera. Yarongeye arigarura ati oya ibyo nakoze birahagije. Nawe ntazigera amenya ko yanyereye mu mavuta. Icyiza kirimo nuko yaracyambaye silipa. Buriya ntiyigeze amenya ati nkandagiye mu biki. Yumvise ari nk'agasabuna anyereyeho buriya. Yumvise none hagize ubwoba akavuga ati namvumbura kuko nzabigirane. Uwo wari ubaye umwaka wa 2 Simbi na Gasaro babana mu nzu imwe. Bagihurira mu kazi bakisanga amazina y'abafite ukuntu ahujemo ibisobanuro, banafashe umwanzuro wo gufatanya gushaka inzu yo kubamo. Bose bari bavuye mu bindi bice baje gukorera mu mujyi, ubwo nyine muri gare. Ku munsi wa mbere bashakishije inzu bafatanyije cyane ko nta muntu bari bahazi wabafasha. Bigeze nimugoroba baba ari bwo babona inzu nziza. Banze gushakisha indi kuko babonaga ibabereye, irimo ibitanda 2. Buri wese yari kujya arara ukwe, ku buryo yashoboraga no kuvugira kuri telefoni yagabanyije ijwi undi ntibimubangamire. Uko niko bari babayeho. Mu gitondo babyuka bakajya mu kazi, ku mugoroba nka saa 11 bagatahana. Guteka byaraboroheraga kuko bari bafite gazi. Rimwe na rimwe bagombaga kujya gutemberera ahantu hose bashaka kugira ngo bamenye umujyi. Rimwe ari ku cyumweru bagiye kureba umupira muri stade. Ku munsi hari hakinnye amakipe birakomeye. Gasaro yarebye hirya gato ya Isimbi ahabona umusore yakatiye itike ku munsi wari wabanjirije uwo. Yaramubwiye ati nkorera kuri uwo musore mwicaranye umubwira arebe hano. Uwo musore yarahindukiye Gasaro ati usa n'umuntu nakatiye itike ejo. Isimbi nawe tuzi ko ari we di. Twasaga naho nta bakiriya dufite ejo, uyu musore yinjiye andengaho azi iwawe ngo ari wo mukatira itike, ahubwo natubwira impamvu. Gasaro ati umva natubwire niba ari we, wasanga nkuko ni kubivuga ari undi basa cyangwa akaba afite impanga y'inaha. Namukatiye itike imugeza kure cyane, sinzi ukuntu twaba turi kumwe turebana umupira nonaha. Yaramubwiye ati buriya wasanga ari uwo musa utwihanganire. Uwo musore ati ninjye ntabwo mwibeshye, nta n'impamvu yo kunsaba imbabazi, ariko rero mwibitindaho, ejo nari nazindutse nageze mu rugo ndabasura mu gitondo ndagaruka. Byari kuba bitangaje iyo umukino wabaye mu gitondo, wowe wenda mwari kwibaza uko naba nagarutse. Nahaye amasaha ya saa 9 uwavuye iwacu aba yageze naha kare. Ikindi ejo ndazindukira mu kazi. Gasaro yarangariye mu kibuga kuko urusaku rwari rubaye rwinshi. Uwo musore nawe itarangara, bombi basakuza bishimye cyane kuko ikipe yabo yari itsinze igitego cya mbere. Gusa Isimbi we ntiyishimye bitewe n'uko iyo kipe atayifanaga. Yarebye hirya abona Gasaro yishimye, aribyo wa musore nawe abona ari uko. Yubitse umutwe kubera kubabazwa n'icyo gitego, yongeye kwiguka asanga Gasaro ari kurebana n'uwo musore mu maso. Yabwiye Gasaro ati Gasa, reka tugurane wicarane n'uwo muri gufana ikipe imwe. Gasaro ati ntaribi, noneho n'ubundi tuve hagati kuko wowe tutari gufana ikipe imwe. Noneho ibiganiro byarakomeje, wa musore aza kubwira Gasaro ko yitwa Mugisha. Bahanye amanimero bisanzwe kuko Mugisha yavugaga ati buri cyumweru nzagenza gukatisha itike. Ntabwo cyashira ntagiye kureba uko mu rugo byifashe. Yumvaga ashobora no kujya amuhamagara akayimukatira atarahagera. Gasaro yamubajije icyo akora. Mugisha ati nigisha muri kiriya kigo cy'amashuri cyigenga, maze naho igihe kinini uretse ko ntajyaga mbabona. Guhera uwo munsi batangiye kujya bavugana rimwe na rimwe, uko bavuganaga gake gake ariko byiyongera, bigira ubwo bavuganaga buri munsi nta n'impamvu yindi biteye. Uko baganiraga kenshi niko buri umwe yifuzaga kumenya mugenzi we mu buryo bwisumbuyeho.
Byageze ubwo Gasaro amubwira ati uzaze kudusura umunsi umwe utagiye iwanyu ari muri weekend, twe ntabwo dukora icyo gihe. Yagiye kubasura asanga na Isimbi ahari. Isimbi yabonye umwanya wo kumwitegereza atangira kumwiyumvamo. Yabonaga yaberana na Mugisha kuruta uko yaberana na Gasaro, ariko kuko yari yaje gusura Gasaro yagombaga kwitwararika ntiyivange cyane mu biganiro byabo. Nabo ubwabo ntibari bagatangiye gukundana, byari byo kuganira gusa no kumenyana bisumbyeho, gusa babaga bakumburanye cyane. Isimbi yakomeje kumwitegereza, ageze aho nanone azamura ibiganiro by'umunsi wa mbere Mugisha ajya gukatisha itike. Yaramubajije ati ariko Mugisha, ni ukubera iki cyagiye wanyuzeho ukajya kuri Gasaro? Cyagiye wanze kubitubwira, urabona ukinjira unyuraho. Buriya Gasaro abantu bamugana ari uko njye bambanye benshi, kuko bose barinjira bagahita bamperaho. Yabivugaga asa n'uri gutera urwenya, ariko yarakomeje. Mugisha ati narinjiye, inyuma yanjye hari umuntu nawe uje, ndavuga nubwo ari umukecuru, reka njye ko haruguru aze nyine agusange hafi. Nta kindi nagendeyeho kuko njye icyo nashakaga ni itike, kandi mwembi sinari mbazi. Isimbi ati ahubwo nagize ngo musanzwe muziranye. Mugisha ati twaba twari tuziranye se, muri stade akaba yarambajije niba ari njye yakatiye itike. Gasaro ati uramunsubirije, gusa nanjye ubwo byanteye amatsiko nibaza impamvu wamunyuzeho, ariko nabitekerejeho cyane yewe mbitindaho ari uko nsanze dufana ikipe imwe. Isimbi ati nanjye niyo nsigaye nifanira, iyo nafanaga itsindwa buri munsi yaza atuma umutima wanjye umeneka. Yamusabye nimero ati reka nanjye ntunge nimero yawe da. Gasaro yarayinyimye. Barasetse kuko yarabeshye. Gasaro ntiyari yarigeze ayimwima kuko atari yarayimusabye. Guhera ubwo babaye inshuti bose, icyakora Mugisha aravugisha Gasaro kuri telefoni aho kuvugisha Isimbi. Isimbi nawe niko yageragezaga guhamagara Mugisha mu masaha ya nimugoroba, abizi ko ari kuvugana na Gasaro ngo arebe ko yamufata. Yaribwiraga ati ubwo batarakundana biri seriye, uriya musore mwitayeho yanyikundira. Rimwe na rimwe yagiraga amahirwe agahamagara Mugisha ataravugana na Gasaro. Icyamubabazaga akenda gusara nuko Mugisha yahitaga amubwira ati wampaye Gasaro nkamusohoza se. Yamuha telefone ye bakavugana umwanya munini akamusezera, Gasaro akamusubiza telefone Mugisha yakubye kare, yagerageza kongera kumuhamagara ntamufate. Ijoro rimwe Gasaro yatashye atinze ari nka 2 z'ijoro. Akihagera Isimbi ati we wari wagiye hehe? Wari uri kumwe na Mugisha? Gasaro ati uzi ko wabimenye di? Gasaro ati wabimenye uteze? Ahubwo ntega amatwi ngo utere story, uzi ukuntu byagenze. Mugisha yantunguye arambwira ngo njye kumureba. Cyagiye twatashye nkakubwira ngo hari ahantu ngiye kunyura, niwe twari tugiye guhurira muri ya hoteli nziza iri haruguru y'umuhanda. Nagizeyo nsanga yanyiteguye yakoresheje amakomande y'inkoko. Sha bwari ubwa mbere nyiriye, sino kwiyemera, bwari ubwa mbere ninjiye muri hoteli. Isimbi yumvise agize ifuhe yihagararaho ntiyabimwereka ati kagira inkuru rero. Undi nawe ati twariye numva maze azana amafanta turanywa maze guhaga bya bindi bya nyuma, ahandi nta kindi narenzaho. Andebisha y'amaso ye ameze ukuntu, avuga mu ijwi rituje nk'amazi yo ku nyanja, mfata ikiganza ntangira kubira ibyoye. Yambajije ati kuki ugize ubwoba Gasa? Humura ntacyo ngutwara. Nihagazeho ndamubwira nti nta bwoba mfite, ariko nijijishaga kandi yabibonaga. Njye nibazaga icyatumye akora ibyo byose n'ikintu ashaka kumbwira bikanyobera. Isimbi ati reka kunyicisha amatsiko mwana, unyibwirisha iby'amaso ye n'ijwi rye cyangwa intoki ze nkaho nabize. Gasaro ati niba ubizi se, mwigeze muhuza amaso yatwawe kubera wowe asa n'uwayateretse ukuntu? Niba uzi ijwi rye se, ari kubwiramo ko agukunda, akakubwira ko agukunda sha yitonze kuriya? Yigeze gufata ibiganza yiyoroheje wagira ngo afashe iby'umuntu ukomeye cyane afitemo ubwoba? Isimbi ati maye se, abandi bana ndumva batakiri singo. Gasaro ati wifuha mwana, wowe se ntufite baje muve na batito? Isimbi atumva nyine ko ari baje muve. Ubwo se utabeshye nibwo yarakubwiye ko agukunda n'igihe cyose mumaranye? Iyo mbimenya basi. Gasaro ati ubimenya uri gukora iki? Aramusubiza ati mba naramwibwiriye ko mukunda mbere yawe, wowe waramutindije, njye sinari kwemera ko bigera aha. Iyaba njyaho umwanya nk'uwaguha haba harahiye kera. Gasaro yarishimye ati urakoze kundema agatima, narinzi ko nahubutse kumwemerera urukundo none nawe uramushimye ntacyo umugaya. Isimbi ati Mugisha ntacyo atwaye, kuba mutangiye gukundana ndabyishimiye, gusa urebye nabi namugutwara. Barabisetse kuko Gasaro yumvaga ari bya bindi byo kwiterera burage ngo amasaha y'icumi. Uwo mugoroba ntiyari ibyo Isimbi yari yamusigiye, ahubwo yahise yihamagarira Mugisha amubwira ko yagezeyo. Yatangiye kumuvugisha mu ijwi riri romantike nyine ry'umuntu uri mu rukundo, aho kumuvugisha avugira hejuru nk'ibisanzwe. Isimbi we yaraye arabumukeraho, no ku munsi ukurikira ntiyajya mu kazi. Yahamagaye ababwira ko yarembye kandi na Gasaro niko yabibonaga. Yaramurebye abona yabaye intere ashaka kumujyana kwa muganga. Isimbi ati uya ndaza kumera neza, wasanga ari ibyo kurya bya mbere bibi cyane, urataha nakize kuko mu nda niho hari kundya wagira ngo basutsemo acide.
Ku mugoroba atashye yatahanye na Mugisha bajya kureba uko ameze basanga yarembye kurushaho. Mugisha yaraje aramuganiriza aramuhumuriza. Isimbi asa n'uworohewe kuko yivuganiraga na Mugisha ubwe. Gasaro yabahaye rugari, n'ubundi nibyo yifuzaga, kumva ko yabwiye Gasaro ko amukunda ntiyari yakabyakiriye. Yari yizeye ko rimwe azamufatisha amafaranga y'ukwezi yayabona akamusohokana ari we, akamwereka ko amukunda kurusha Gasaro. None byose byari bipfuye. Icyumweru cyose yakimaze yararembye, akajya kwa muganga kugira ngo bamuhe imiti, bamwandikire n'impapuro zo kwerekana ko arwaye, ariko we nk'ibisanzwe yari azi icyo arwaye. Kari akadege yarwariye Mugisha. Kubera guhora amwifuza, yakoze uko ashoboye ngo amwikundisheho. Mugisha ntabyitaho, akabifata nk'aho ari ibyo akora nk'inshuti ya Gasaro. Yaribwiraga ati buriya mpamagara buri munsi twahora akangurira agacupa kubera ko nkundana n'inshuti ye. Isimbi yabonye ko ntazamenera ngo batandukanye, apanga uko yakwica Gasaro kugira ngo asigarane Mugisha. Yibwiraga ko Gasaro apfuye Mugisha yamwikundira akamuhoza amarira. Ibyo nibyo yifuzaga rero, ko Gasaro apfa agasigarana na Mugisha. Mugisha akimara kumva ibibaye ku mukunzi we, yaje yiruka agera mu bitaro, asanga Gasaro asa n'uwapfuye ari guhumekera muri bomboni, yambaye amaserumu y'amaraso n'ay'amazi, abaganga benshi bamuri iruhande. Yashatse kwinjira batuburetse gato. Yakibutse hirya abona Isimbi ari hubitse umutwe muri telefoni, aramwegera. Isimbi atangira kwiriza ati uko koko cyari we bibayeho. Baganiriye ku kuntu byagenze. Isimbi ati kubera gukererwa n'ibibunda byaramutse, yinjiye muri dushe yihuta aranyerera. Niba ari agasabune yakandagiye kakamunyereza, niba ari urufuro nanjye simbizi. Shahu yavuye amaraso menshi, ndi kuyatekereza umutima ukansimbuka. Mugisha ati nta kundi, reka tumusengere wenda araba muzima. Yaramubwiye ati mpereza ibiganza dusenge tumusabira abaganga bamuveho hari igihindutse. Yamuhereje ibiganza batangira gusenga. Isimbi yumvaga yishimye cyane kuko ari wo mwanya yari agiye kumara yiyumvira ubwiza bw'ibiganza bya Mugisha. Basengaga ibitekerezo byibereye ahandi, ari kwivugisha umutima we ati uwama akazambera umukunzi akajya mfata nka gutya. Disi ni icyana cyiza gikunda no gusenga, ariko nanjye nkunda Imana nuko byari byandenze. Gasaro yajyaga ambwira ko atapfa gukundana n'umwarimu, nkagira ngo kuko ntazakunda Mugisha, nkibwira ko Mugisha ninjye azikundira. Imana irampemukira ituma bakundana, kuki yampemukiye koko? Mugisha yasoje gusenga, ashatse kumurekura yumva Isimbi amukomeje agihumirije. Yaramubwiye ati nasoje we. Nawe yitse umutima ati burya Gasaro yarahiriwe, uwo kwisanzuraho uko ashaka. Numva gutandekura, ufite ibiganza byiza cyane. Mugisha ati jya ureka imikino mwana mu bihe nk'ibi. Isimbi ati ariko si imikino, ufite ibiganza byiza pe. Humura ubwo tumaze gusenga Gasaro arakira. Bagiye kumureba basanga umukobwa n'ubundi atabasha kuvuga. Kubera ko bakoreraga ikigo kimwe kandi Isimbi akaba ari wari ugiye kumurwaza, babahaye konji y'ukwezi kurenga, baba bashatse babasimbura mu gihe gito. Aba basimbuye bari abasore, bamenye ko burya baje kubasimbura kubera impanuka yakoze, biyemeza kujya babasura bakabagemurira. Umwe muri abo basore yitwaga Shema, niwe wakoraga mu mwanya wa Gasaro. Yagiye kumusura akubitanye amaso na Isimbi akururwa n'ubwiza bwe. Yatashye afite gahunda yo kumugira inshuti, byarimba akamutereta akamugira umukunzi mu gihe yaba abyemeye. Mugisha, Shema n'umusore bakoranaga ntibahimaga gusura Gasaro mu bitaro. Gusa Gasaro we yariraga muri sonde kuko gukanguka byasaga naho bitazanashoboka. Rimwe Mugisha yaje kumureba ari n'umugoroba, asanga umuganga ari kubwira Isimbi ati uyu murwayi wawe yavunitse umugongo. Birashoboka ko rero naho yagarura ubwenge atazabasha kugenda ahagaze, azahabwa akagari ko kwicaramo kuko twebwe ntitwabasha kumuvura ngo akire burundu. Wiyakire kandi inshuti yawe Gasaro nakanguka uzamuhumurize, umube hafi, umufashe kwiyakira. Mugisha yari yahageze ari kubyumva ati muga nta kuntu mwagerageza akaba muzima koko? Muganga ati ariga ni muzima kuko yashoboraga gupfa, nahageze n'Imana ihamugejeje, mukwiye kubyishimira kuko natwe ntitwari twizeye ko aramara umunsi, ariko murabona ko icyizere cy'uko azabaho cyagarutse. Mugisha yamuryamyeho ararira amarira arashoka ati Gasa urabizi ndagukunda, uzakanguka ryari? Basi kanguka undebe umenye ko mpari. Nyuma y'icyumweru Gasaro yaregutse, kwicara neza ntibyamushobokeye kuko igufwa ryari ryaraturitse, barasanasanye uko bashoboye. Yabumbuye amaso abona Isimbi, Isimbi aramwegera aramwenyura ati urakangutse Gasa, Imana ishimwe rwose. Gusa ntabwo Gasaro yashoboraga kugira icyo avuga, intege zari zikiri nkeya cyane. Isimbi yahise ahamagara Mugisha arabimubwira, yiterera hejuru kubera ibyishimo, ahita aza kumureba. Yanahamagaye Shema, Shema ati wawu ndaza kumureba ku mugoroba. We na Isimbi bari baratangiye kujya baganira, gusa Shema yirindaga kumwereka ko yamukunze kubera ko yarakirwaje inshuti. Yumvaga niba ava mu bitaro azabimubwira, akamubwira ko yamukunze, akamusubiza ibyo ashaka byose ariko yabivuze. Mugisha yarahageze, Gasaro yongera kubura amaso barayahuza, amarira atangira kumanuka nta jambo avuze.
Mugisha ati wirira sheri wikomeza kurira bigezaho, nari nkumbuye kongera kukubona uri kundeba ukanyishimira. Gasore yagerageje kuvuga ati Mugisha. Mugisha ati karame. Yahamagaye inshuro zirenga 5 Mugisha yitaba, akagira ngo impamvu ari kubikora kenshi ni bya bindi by'abakundana baba bakumburanye. Gasore yagize ati kuki utavuga se ko ndi kuguhamagara ukitaba gake cyane, ijwi ryawe riri hasi, ufite agahinda kundusha kandi ntuzi ko ndi hafi gukira. Mugisha yongeye ijwi avuga cyane. Gasore akomeza kumubwira ko atari kumwumva na gake. Nta kindi cyari cyabaye, yari yarangiritse mu matwi atabasha kumva neza. Muganga yaraje aramusuzuma asanga amatwi yaburaga gato ngo apfe burundu. Umwanzuro wari uhari wari ukazambika utwuma dukurura amajwi kuko we byasaga natazongera kumva na gato nyuma y'iminsi mike. Uko umunsi washiraga niko kumva byarushagaho kugorana. Aho yakoraga bamwishyuriraga ibitaro bamenye ko atazakira neza ngo akagarukemo, Shema bagatsindiye atyo aba umukozi uhoraho. Ku bitaro baramusezereye bamushyira mu kagare, bamubwira ko bazakomeza kumukurikirana. Ubwo kandi yari yambaye twa tundi twamufashaga kumva. Nubwo atabashaga kumva neza yatekerezaga nka mbere, yibukaga ukuntu yaguye hasi akayoberwa icyamunyereje. Ubwo yinjiye yumva ari ibisanzwe, anyerera mu buryo butunguranye, ubwenge buhita bugenda, yongera kubugarura ari mu bitaro. Ibyo kuba Isimbi yarasutse amavuta muri dushe ntiyabitekerezagaho na gato, ahubwo yarebaga ukuntu yamubaye hafi mu bitaro akamubwira ati warakoze Isimbi, wambereye inshuti mu bihe nari ngukeneye, iyo ntakugira mba narapfuye. Isimbi yicinyaga icyara ati ibi nibyo nifuzaga, wasanga zikara amazi yamunyereje, wasanga zikwara amazi yamunyereje. Yaramukiye amugeza aho babaga, arebye ukuntu ameze bizajya bisaba ko amukorera buri kimwe, yumva atazabishobora. Yahamagaye Mugisha ngo amubwire ko agiye kumujyana iwabo. Mugisha ntiyafata telefone, yakomeje guhamagara ikajya yirangiza. Ibyo ntibyari bisanzwe kuko ari ubwa mbere yaramuhamagaye ntayifate. Mugisha amaze kubona ko Gasore atumva atagenda, yamugaye bikomeye, aribaza ati ni gute nakomeza gukundana n'umuntu umeze kuriya, ubwo se twazabana dute? Mu muryango w'iwacu nta byigeze bibamo, niba ari ibyo kuzana agashya mu muryango kazaba ari keza, ntabwo kazaba ari ako kubana n'umuntu utagize icyo yimarira. Kubera iyo mpamvu yiyemeje kutazongera kuvugisha Isimbi kugira ngo atazamutakira amubwira uko Gasore ameze. Kuri Gasore ho ntiyifuzaga no kuzongera kumubona ngo atamugirira impuhwe. Isimbi yakomeje guhatiriza amuhamagara, Mugisha amushyira muri blacklist. Shema ni wenyine wakomezaga kumusurana nyuma y'uko avuye mu bitaro. Gusa intego ye yari iyo gushaka uko yafatisha Isimbi. Yumvaga mu mutima nishimiye ko nibura Gasore atazagaruka ku kazi, kagiye guhabwa imperekeza akirukanwa burundu kuko nta kundi bari kugira, hanyuma wakagasigaramo. Ku kazi nyuma na nyuma Gasore baramusezereye, bamuha amafaranga menshi yo kumusezeraho, hanyuma Isimbi amujyana iwabo ku ivuko. Isimbi yasubiye mu kazi, wari wamusimbiye arataha, Shema waguma mu kazi kuko Gasore byari byararangiye atazagaruka. Shema yatangiye kumuvugisha ati none se umukunzi wa Gasore bimeze bite? Isimbi ati uriya musore n'umwana mwiza cyane ntacyo atwaye. Shema ati none se kataherekeje Gasaro igihe ataha iwabo? Isimbi ati ubwo se urumva byari ngombwa ko namuherekeje, ikindi cyari iki? Nta mpamvu yabyo. Shema yatungurwaga n'ibisubizo Isimbi yamuhaga kuko yibazaga ukuntu inshuti yabo itabatera agahinda na rimwe. Kubera ko Isimbi yahamagaraga Mugisha igaca muri mwe gahita yikupa, akayoberwa ko yamushyize muri blacklist, yagiye kumwirebera aho yabaga. Yamubajije impamvu telefone yica muri mwe agahita amukupa. Mugisha amucisha hirya no hino amubeshya, ageze amubwiza ukuri ati nakubeshye, sinari gukomeza gukundana na Gasaro nyuma yo kumenya ko atazongera kugenda ahagaze, atumva no kuvuga ari intambara, byongeye atari mu kazi. Rero nahisemo kutazongera kwitaba telefoni yawe ngo utazampamagara umbwira amakuru ye ugatuma mugirira impuhwe. Isimbi ati humura rero, nashakaga kukubwira ko ngiye kumujyana iwabo, ubu ntawe uri inaha. Mugisha yarishimye ati ntiwumva noneho ni ukuri sinari kuzagaruka mu gipangu cyanyu. Isimbi ati ntabwo bikugoye se? Mugisha ati nyine biragoye ariko ngomba kubyakira, wowe urumva uri nkanjye wakora iki? Iyi myaka tugezemo niyo gukundana n'umuntu wagoswe? Uzi ko yambwiye ngo papa we ni umusinzi, ngo niwe babana gusa, ngo nta kintu yitaho, ngo kandi wabo nta kintu bigirira. Muri make naba nigize nka Yesu nkomeje kumukunda, nta kubyara kandi naho yabyara ntiyabasha kurera, winjyana kure ahubwo. Nakwibarije nti uri nkanjye wakora iki? Isimbi ati sha ndabyumva pe, ntacyo wakora kindi, ariko nibwo yaragukeneye ngo mube hafi. Mugisha ati arankeneye ariko njye simukeneye, ubu ni kimwe mu buzima. Isimbi yatangiye kumwibebezaho ati nta kintu cyambabaje nk'ukuntu waje ugahitamo Gasaro nanjye mpari, kuki atari njye wakunze koko? Mugisha ati urankunda se burya? Isimbi ati nari narabuze uko mbikubwira ariko ndakwikundira,
yahise afatiraho ati nanjye narakwikundiraga nuko nabonaga uri umuntu uca amazi, buriya Gasaro nubwo ntazongera kumuvugisha ngo atazagira ngo ndacyamukunda, sinabura kuvuga ko yarafungutse kukurusha, kumuvugisha byabaga byoroshye ntabwo byangoraga, ikindi dufana amakipe amwe, mbese twarahuzaga. Ibindi byose Isimbi ntiyabyumvaga, yaramubajije ati utabeshye se wigeze unkunda? Mugisha ati naragukunze ariko nagombaga guhitamo umwe kuko mwese nari nabakunze. Isimbi turacyafite amahitamo rero kuko Gasaro wavuze ko utakimukunda. Mugisha ati sinavuga ko ntakimukunda ariko guhagarika urwo mukunda nkamwikuramo nkamwibagirwa burundu niwo mwanzuro ukwiriye kuko sinabana nawe. Isimbi ati rero ndahari ntuzigere wicwa n'irungu. Mu gitondo yabyutse amuhamagara, Mugisha amwitaba neza bavugana umwanya munini. Yagiye mu kazi afite akanyamuneza, Shema amubonye nawe yumva yishimyemo. Icyakora nubwo yari yarakunze uko ateye, yibazaga ukuntu atajya ahangayikishwa n'inshuti ya Gasaro bikamuyobera. Yaramubajije ati tuzajya gusura Gasaro ryari? Mbwira umunsi uzagirayo nanjye nzaze tujyane. Isimbi ati nta gahunda nari mfite ariko nubishaka uzambwire. Shema turakomeje nta gahunda wari ufite? Nawe aramubaza ati ko numva ubitinzeho se? Shema ati tubireke nibarizaga. Ku mugoroba Mugisha yaribwirije ahamagara Isimbi. Isimbi ati ndumva ntameze neza ngwino nsura unantekere. Yabivugaga yibebeza ukuntu Mugisha yumva abyishimiye ajya kumureba. Iryo joro ntiyigeze ataha, yazindutse mu gitondo ajya kwitegura ngo ajye kwigisha na Isimbi ajye mu kazi. Shema yakomezaga kubaza amakuru ya Gasaro, Isimbi abitekerezaho aribwira ati Gasaro ntazi ko nasutse amazi muri dushe akayanyereramo kugira ngo atazanamvumbura. Umugani reka tujye kumusura mwiyereka nk'umwana mwiza wari inshuti ye. Bajyanyeyo mu nzira Shema ashaka kubwira Isimbi ko yamukunze ariko atekereza ko nabimubwira aramukatira umwanya. Yarabigumanye ati nidutaha tuvuye gusura Gasaro nzabimubwira ikizaba nzanywa umuti. Bageze kwa Gasaro basanga no kwicara mu kagare byaragoranye ahora aryama. Papa we yari yararetse ubusinzi amwitaho uko ashoboye. Isimbi yarebaga Gasaro mu mutima akishima akivugisha ati iyo ntabikora ubu gikundana na Mugisha w'ukanyagowe njyewe narapfuye nariyahuye ariko uba nkunda nk'inkimwe nta wundi mukobwa agitekereza nawe yakwikuyemo burundu byararangiye. Shema yitegereje Gasaro abona nubwo bwose yarembye amatwi yapfuye bya burundu na twa twuma twamufashaga kumva twaratakaye kandi akaba ataregukaga ari umukobwa mwiza kandi ugaragara nk'uwitonda. Basigiye se wa Gasaro udufaranga bari bateganyije basubirayo. Gasaro nta kintu yabavugishije uretse kubaha ikiganza. Papa we yumvaga ategereje umunsi azapfiraho yarihebye. Isimbi yatashye avugana na Mugisha kuri telefoni amubwira ati harabura iminsi mike agapfa. Mugisha ati cyakora warakoze kunyereka ko wanyikundiraga. Iyo mbimenya Simba naramukunze uhari. Isimbi turakomeje se? Shema yaramenye ko Isimbi ashaka gutereta afite umukunzi. Icyamutangaje ni ukuntu uwo Mugisha wakundanaga na Gasaro ari we wahise akundana na Isimbi nta n'icyumweru gishize asezerewe mu bitaro. Kubera ukuntu Isimbi yakundaga Mugisha cyane, buri mugoroba yamutumiraga iwe bagasangira bakanywa amayoga rimwe na rimwe bakararana. Ku munsi bavuye gusura Gasaro, Shema yararyamye buri bitotsi atekereza kuri Isimbi cyane, ataho kugira ngo mbure amahoro kubera umukobwa nakunze ufite undi mukunzi, reka muhamagare nanjye muteshe umutwe nubwo akundana na Mugisha bwose. Yaramuhamagaye, Isimbi ari wamaze gusinda ari kumwe na Mugisha wari wasinze kumurusha, aramufata ntiyamuvugisha. Yakomeje kwiganirira na Mugisha nk'abasinzi, Shema byumvise yanga gukupa. Isimbi yashyize parirera atabizi, arambika agatelefoni hirya ati sheri nari ngize ngo hari umuntu umpamagaye naho ntawe. Mugisha n'ururimi rutava mu kanwa ati ariko uzi ko ka Gasaro katanshimishaga, ninjye wagatangagaho amafaranga ngasohokana katazi no gushimisha umusore, ariko wowe uranshimisha ukaba ari nawe wishyura inzoga utandukanye n'abandi bakobwa, nari narahombye rwose. Isimbi ati siyo mpamvu nakeshe se, nako ntabwo kapfuye nasutse utuvuta duke. Shema yarabyumvise kuri telefone kuko yumvaga ibyo baganira, ahita afata amajwi icyo kiganiro atazi niba ari ukuri koko. Gusa yababajwe no kuba ibyuka Isimbi ari watumye Gasaro akora impanuka atabifashe neza. Yapfuye kuyafata kubw'amahirwe. Mugisha ati wibeshya mwari mwarayimuvugana mutuma mpfuha. Mugisha ati wabigenje ute se? Ngo wasutse duke uduke se kandi? Isimbi ati nawe wigize agapfa amatwi, sinakubwiye ngo nutuvuta. Akaritiro kose mba naragasutse nibwo yari kunyerera neza. Nasutse duke ntikapfa kaboneka umugongo gusa, iyo nsuka twinshi kari guhita gapfa, ariko ntari binaragutsindiye. Mugisha yahise amuhobera ati uzi ubwenge sha, ni wowe mwiza, uzi ubwenge bwiza, ufite ubwenge bwinshi. Nagasabaga kundaza kakabyanga katumaga ntishima. Bagumye mu byabo, Shema ahita kupa ngo muri ubwo businzi batagarura akenge wenda bakamenya ko ibyo baganiriye hari uwabyumvaga. Yaraye yibaza ati buryo uriya Gasore ntiyanyereye bisanzwe, ni Isimbi wari wabipanze. Ubu se koko nkora iki? Mbibwira abagenzacyaha?
Ubu si ibi bimenyetso byaba bihagije? Ikindi bavugaga nk'abasinzi, sinzi ko amajwi yabo yahuza n'uko bavuga batasinze. Yigira inama yo kuyabika akaba atekereza ku cyo gukora. Mu museso Isimbi yarebye kuri telefoni ye abona yigeze kuvugana na Shema muri iryo joro ariko atazi ibyo bavuganye. Yabonye banavuganye igihe kinini, aramubaza ati twaganiriye iki ko ntabyibuka? Shema ati ntabirenze, numvaga ntazi ibyo uri kumbwira ndakureka. Isimbi ati ubundi se wanshakiraga iki? Shema ati mbabarira wa mukobwa we, hari igihe binzamo nkumva nakuvugisha. Nawe ati ntaribi noneho ndaje aho mu kazi ubimbwire. Shema yagiriye impuhwe Gasaro yiyemeza kumuba hafi uko ashoboye kose nubwo nta cyizere cyo kubaho yari amufitiye. Uwo munsi yiriwe mu kazi nta kuvugisha Isimbi nawe biramucanga. Shema wabaga ashaka kumuvugisha buri kanya yari yatuje nk'uwahuye n'ibibazo. Gusa Isimbi yumvaga ntacyo bimubwiye cyane kuko yitekerezaga ku bihe agiranye na Mugisha kumva arenze. Mu mutima we yabaga avuga ati ninjye muntu uzi gutegura. Ubu gahunda ni ukubana nawe vuba, Gasaro akazapfa abizi ko Mugisha abana nanjye. Shema yageze mu rugo ahamagara nimero ya Gasaro, papa warayitaba baraganira. Shema ati nzajya nguhamagara nkubaze amakuru ye kandi mbasure uko bishoboka. Gasaro ni umwana mwiza ungana natwe, nta mpamvu yo kumutererana kuko ibyamubayeho natwe byatubaho. Urukundo yumvaga akunze Isimbi rwarashize, urwango rumwuzuramo, yamubona umujinya ukamwica. Isimbi yatangiye kubyibazaho ariko nabwo ntabitindeho cyane. Yumvaga bitamureba, ati wasanga ari uko anyereka akankunda simbyiteho. Nyamara Shema yabaga atekereza uko azamuteza abayobozi, ibyo byose akabishyira hanze. Muri iyo minsi abavuzi baturutse mu kindi gihugu b'inzobere mu kuvura abantu bafite ibibazo byose by'umubiri harimo n'imvune, indwara zo kutumva neza n'izindi zose zananiranye, bari bagiye kuza kumara igihe ku bitaro bikuru mu gihugu basuzuma abarwayi bananiranye. Icyakora bacaga amafaranga menshi cyane. Shema niwe wumvise inkuru bwa mbere ahamagara papa wa Gasaro arayimubwira. Papa wa Gasaro ati baca amafaranga menshi ariko nubwo nagurisha aho ntuye hose sinayabona. Umukobwa wanjye hari igihe bamuvura ariko nta bushobozi mfite. Shema ati wasaba umuyobozi w'umudugudu agakoresha inama akagusabira inkunga mu baturage bikaba byagezwa no ku karere. Gerageza urebe ko bikunda uzambwira. Yarabigerageje, mu mudugudu baramufasha, umurenge nawe ugira icyo umuha, n'abandi baturage bo hirya no hino biyumvagamo umutima wo gufasha bagira icyo bakora. Yarebye ayo mafaranga yumva hari icyo yakora. Shema araza amufasha kugeza Gasaro ku bitaro aho baganga b'inzobere bari baturutse mu kindi gihugu bari bari gukorera. Ikintu gishimishije nuko basanze Gasaro ashobora gukira, gusa bagombaga kumutumirizaho indi miti n'undi muganga umwe. Ibyo bikaba byari gutuma amafaranga yikuba kabiri. Papa we yashatse kumusubizayo ngo wenda azipfire kuko yabonaga ntaho yayavana. Hanyuma Shema amugira inama agira ati muze genda ugurisha ibyo utunze byose ariko umukobwa akire, nakira azakora azabigaruza, haguma ubuzima nawe urabizi. Umubyeyi yaremeye ajya kugurisha ariko nabwo amafaranga akomeza kuba make. Icyakora abaganga bari batangiye kumuvura. Shema ati wowe ugiye kuba umurwaje, amafaranga yo kugutunga mu gihe umurwaje nzajya nyaguha, nanjye ngiye gukomeza nkore nzagufasha kwishyura asigaye. Shema yasubiye mu kazi, ntiyabwira Isimbi ko Gasaro yajyanywe mu bitaro kandi ko ashobora gukira. Ariko nanone yarebaga ukuntu Isimbi ateye akumva aramutse amwemereye ko bakundana yamugirira ibanga, yamajwi ntazayashyire hanze byari imbaka yasiba. Nanone yatekerezaga ku bugome yakoze akumva atazi uko ubwonko bwe buteye. Yarigayaga ati nanjye sinuzuye, Isimbi aramvangavanga. Mu buryo atari yiteze Mugisha bamuhinduriye ikigo, bari bamwimuriye mu yindi ntara yegereye hafi y'iwabo. Ibyo yari yarabisabye kera kubera gutinda kwabyo abyikuramo. Akibyumva bisamiye hejuru asezera kuri Isimbi. Isimbi yanze kubyakira ararira ati ubwo rero tuzakomeza tubane nk'umugabo n'umugore, ujye uza kunsura muri weekend. Mugisha ati njye sinabana n'umwicanyi. Wibwiraga ko nabaga nasinze ariko nzi ko ari weho washakaga kwica Gasaro? Wibwiraga ko nabaga nasinze ariko nzi ko ari wewe washakaga kwica Gasaro? Isimbi yabize ibyuya ati hoya ntabwo ari byo, yaranyereye. Mugisha ati ndavuze ngo ceceka aho ngaho. Ibyo wavugaga wasinze byose narabyumvaga. Buri gihe wamaraga gusinda ni kenshi wavugaga uti iyo utamutega amavuta niwe ari kunsindira. Amavuta waragiye uyasuka muri dushe siko wavugaga. Nuko nanze kugufata amajwi nakabaye naragutanze bakagukurikirana. Humura rero nta kimenyetso mfite, ntabwo nagufasha amajwi, ariko ibyo kuba warasutse amavuta muri dushe akayanyereraho byo bivuga kenshi rwose iyo umaze gusindira bivuga. Ibyo ngibyo rero ndabizi. Kubera ko namukatiye ntabishaka bitewe nuko nyine ntabana n'umuntu wamugaye, utumva, utavuga, utagira akazi, nemeye kukwakira kuko ari kumara stress. Nta rukundo nigeze gukunda, nuko nyine nabonaga nta bundi buryo nakoresha ngo umwikuremo byoroshye. Iyo utagambirira kumugira kuriya ngo ushake kumwica, niwe mba ngikundana nawe na n'ubu. Gusa kubw'ibihe byiza nagiranye nawe sinzakuvamo, nicyo ngusezeranyije. Isimbi yarumiwe abura icyo arenzaho aramureka aragenda. Ati ubwo uzambikira ibanga nta ribi, gusa simbyizeye ko uzaribika burundu.
Mugisha yageze aho yimukiye atangira gutekereza kuri Gasaro, dore ko noneho yabonaga umwanya wo kwitekerezaho atakiri kumwe na Isimbi bararaga mu mayoga bakazindukira mu kazi. Yasanze yarahemutse, yicuza kuba ataramubaye hafi mu gihe cy'uburwayi bwe, ariko nanone akigarura ati nta kundi nari kubigenza. Yatekerezaga kuri Isimbi akagira umujinya kuko ari we watumye akora impanuka. Yibazaga icyo gukora akakibura, hagati yo kujya kureba Gasaro akamusaba imbabazi akamuba hafi n'ubwo wenda batari kubana, no kuba yarega Isimbi agahorera wahoze ari umukunzi we. Uko yabitekerezagaho niko wa mukobwa yarakomeje kuvurwa, yaratangiye koroherwa, umugongo utangiye kuba muzima. Bari abaganga b'abahanga ku buryo nta ndwara yapfaga kubananira. Ku rundi ruhande Isimbi yabonye Mugisha amubwiye ko yamwifashishije yimara agahinda, atekereza kuri Shema ati nanjye namukoresha nimara agahinda Mugisha nsigiye. Ikibabaje nuko Shema yamukundaga cyane, kumwikuramo bimugora, kubimubwira nabyo byaramunaniye. Ubwo rero kuba Isimbi yaramuziye byari koroha. Ikindi nanone yumvaga yikundiye Gasaro, ariko akabura icyizere cy'uko yazakira bakabana. Icyo yari yariyemeje ko ari ukumuba hafi akareba ko abo baganga hari icyo bakongeraho. Wakoze gufata umwanya ukagera ku musozo w'iyi nkuru. Ese haba hari ikintu wumva kiri kuburamo kugira ngo irangire? Niba gihari ucyandika muri komenti, ubutaha tuzagihereho. Niba utarakora subscribe ushobora kuyikora nonaha kugira ngo utazacikwa n'igice gikurikira.